Hello everybody, nizere ko mumeze neza kandi utameze neza yihangane Imana izabigenza neza. Anyway, niyogoshesheje, oh my god, I look cute. So mva ikibazo mfite, ibya Nyabitanga na John bimeze bite? Ibya Nyabitanga na John bimeze bite? Nabyo ko tugiye kubirambura. Nyuma y'uyu mugore mwiza w'igitonore, John yamushinze amenyo, mwarabyumvishe. John yaryamanaga n'abagore b'inshuti ze, ibyo byose murabyumva. Hari naho namaze kumva ko John ngo yari umuntu uraho ngaho ngo ukundwa cyane, ngo bitewe n'inkoresho ngo yirirwa katakatana wagira ngo ni itoroshi. Ibyo turi buze kugenda tubirambura, ibya John n'abakobwa ba hano Gikondo turi buze kubirambura. Amakuru avuga ko uyu mukobwa Eva cyangwa se uyu mudamu Eva, n'amafoto arahari bro bayampaye, avuga ko Eva yamaze kumanuka, we yigereye Kigali, hano i Kanombe yahasesekaye. Nabyo byose turi buze kubimanuka. Eva yamaze gusesekara he? Yamaze gusesekara hano i Kanombe. Amakuru ahari ngo ni kuwo bita Nyabitanga yabonye John ngo amanukanye icyo bita ifungo, ngo ni amafaranga bari baradekaraye icyo bita tax hariya muri Amerika. John ayakenyereraho, John arayamanukana. Ayo mafaranga rero John yamanukanye, ibyo byose turi buze kubishira hanze. Ese mwari muzi ko amajwi Godfather aherutse gushira hanze y'uyu mukobwa Eva ari Nyabitanga wayoherereje nde? Wayoherereje Godfather. Umukobwa aritereka aravanga afite ikibazo, tugiye kuwazana amajwi y'ibanga. Nahangaha muri buyasanga iby'imipuri ye, iby'umupuri we ngo John ari kumukangisha bro. Uwo mupuri ngo ntago ari ahubwo n'umwe mu bakobwa b'abasitari bakina filime hano mu Rwanda, bakinye filime zikomeye b'abanyamurenge, ngo niwo mupuri bagiye barakamera, ngo niwo John ngo ashaka kuzashira hanze, awita karuwande kari uyu mukobwa. Ariko cha John nacyo ku rundi ruhande menya gifite amarozi. Reba kivuye kuri uyu kigiye kuri Nyabitanga. Nyabitanga niba munabyibuka neza ngo yarakubiswe. Nyabitanga ngo yahawe icyo bita inkoni na John akigera hano, aravuga ati reka manze guhereza inkoni ndebe kuzubahiriza cyangwa se uzabasha korohera inkoni. Bityo Nyabitanga yakoze n'ikiganiro kuri MIE avuga buryo ki ngaramutse abonye umugabo umukubita atari ibyo kumwica yaguma mu rugo. Nta wundi yavugaga John. Ibya Nzungu, ibya Nyiri Safari byo bimeze bite? Ko famiye yabijemo ivuga ati niba utangiye gusohora amabanga y'urugo biraza kuba bibi. Nabyo turi buze kubirambura. We hibanga no gukana subscribe. Iyi ni Hot News. Hot News ro yabazi igiye kugizana amakuru yanacukumbuye arimo ubutasi bukomeye cyane. Nzungu ni muntu ki? Kuri Nyabitanga sobanuye iki? Ese Eva arahuriye na Nyabitanga? Umwana wo mu Bugesera sha, umwana wo mu Bugesera. Mwicecekere noneho mureke mufata agatebe muca kabogi, tugiye kuganira. Abakunda showbiz nabaziye, mwitereke mwumve, ubundi ukande subscribe, ubundi tuje turushaho kugenda twibanira. Si nibyo gusa, ndibuze no kwinjiza abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange kuri operasiyo ikomeye nayo ni nga showbiz y'abanyamakuru bagiye gukurikira Rugaju Rigani, bagiye gukurikiraho. Kandi umwe afite radio bro, umwe afite radio ikomeye hano mu gihugu, irokirita abanyamakuru bakomeye b'amazina aremereye. Reka duhere ku bya Nzungu. Nzungu famiye yakaniye yabwiye Nyirasafari ati nutaza kwaka imbabazi umuryango ntabwo biri bukunde. Kuba Nzungu yarashakiye akazi Eva ntabwo bisobanuye ko baryamanye, kandi Eva nawe
nashaka ari bukurege, kuko iyo nduvuga ko atwite ntago atwite, ni muzima. Eva we yagiye ari kurira mu muryango wo kwa Banzungu, arabereka aravuga ngo umukazana wanyu arimo aranyicira izina afatanyije n'umugabo wanjye. Ati rero mumwiyame, mumubwire ko ibyo arimo atari byiza, ntareke nyine kubaho ashaka gusenya urugo, kuba twebwe tutararwubatse siko twabishakaga. Kuba umwana wanjye atarerwa na papa we ntago ariko nabyifuzaga, ntago ariko byari bimeze. Atari ku uyu munsi wa none ndimo ndaviva amakosa y'amahitamo mabi nagize yo guhitamo nde John. Atariko na nyiri Safari agiye gutuma Nzungu atangira kuviva amakosa mabi yo kuba yarahiswemo nande na Nzungu. Ubwo kesi bivuye mu itangazamakuru yinjira muri famiye, ariko aho ngaho ngo John akaba yaravuze ngo reka ateranye Nzungu na nyiri Safari, kwa azi ko Safari cyangwa se nyira Safari ari umukire wazanye Nzungu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ko nabateranya hari busigare ari kurya nyiri Safari, umwana wo mu rusengero, ariko aramwanga mubera ibamba, aramubwira atoya kunteranya n'umugabo wanjye narabona proof, ntabwo biri bukunde ibyo kuba ngo nanaryamana nawe uri umugabo wa Eva, ntabwo bikunda. Ngo ni nyira Safari yanze guca inyuma nde Nzungu, ko yabonye Nzungu aravatereka muzane. Urumva Nzungu yazanye nyira Safari yazanye Nzungu, John azana nde Eva. Noneho Nzungu aravuga ngo iki kibazo cyamaze kugera muri famiye, kikaba cyamaze no kugira mu itangazamakuru, ntabwo turi bwongere kujya imbere ya kamera ngo dukine prank kitarakemuka. Nunajya no gusura channel yabo urasanga bamaze igihe batauploadinga bitewe n'icyo kibazo gikomeye. Ubwo rero ngo wita John nuko bamukatiye, ibyo yari arimo arategura ntibyakunze, ibintu ntibyagira ute, ntibyagenda neza. Noneho kwa karakantu ko kuvuga ngo umupuri wa Eva uri buze kujya hanze, Nzungu aya makimbirane yatangiye kuzamuka ageze hano mu Rwanda. Arangije aragenda ahura n'inshuti za Eva, atangira kuzitereta no kuzitera. Muri uko kuzitereta no kuzitera niho bamwe baje kubwira inshuti ya Eva, baramubwira ati ko tubona Nzungu yigize imfizi hano mu Rwanda, hano za Gikondo bimeze bitaho bikera ari bujye muri korodoro arakurangiza. Nyiraza Eva barababwira ati rero mwikwirirwa mwishuka, uwo ntakiri umugabo wanjye, uwo yabaye imfizi akigera hano muri Amerika, amaze kuba imfizi nanjye ndamureka. Aya makuru ngubwira bro ni script ndimo ndasoma nahawe n'umuntu uba hafi Nzungu, ndibuze no kukuzanira bamwe muri abo bakobwa oprito ba hafi uyu John, ndibuze no kukuzanira bamwe muri abo bakobwa bagiye bakubitana imipuri. Ngo cyokoze ngo ntuza John, sorry Nzungu ari guhora nza musinzi impamvu, ariko nawe harandi makuru mufiteho nzamanuka aremereye cyane, ni ikibyimbye niba gikanda kikameneka, hari amakuru nzamanura aremereye cyane. Ubwo uyu John ngikina barimo arishisha, ngafite kabanda na bro, afite icyo bita umuzigo. Urongo ni wo barimo aragira uti agenda arishisha. Nyuma y'uyu muzigo wiwe agenda katakatisha hano za Gikondo, ngo yaje guhura n'umwana w'umukobwa ufite icyo bita ibisusu, munini cyane, wemera kwihanganira izo nkoni, kuko nko ku munsi wa mbere barahuye aramunoba. Hari ibyo batari bumvikanyeho, bari ahantu mu cyumba kwe, bagiye kubona ngo babona icyo bita telefone irasonye. John baramubwiye ati taba iyo telefone, umukobwa yanga kuyitaba. Haba haje akamesaje ati se sheri bimeze bite, ko weekend igiye gutezamo bizagenda bite? Ati hari ikirori
nifuza ko twazajyanamo akabidi k'inshuti yanjye nabo bakakumenya. Umutipe muri kwa kurakara kwe bya bindi byo gushinga amenyo yari amaze no gucurirwa abwirwa ko atazi gutera igipfunsi nk'umuntu w'umugabo. Ayo majwi amaze kujya hanze aba yikuyemo ingume ebyiri nziza zikubita Nyabitanga mu mbavu, imbavu arazangiza. Ubwo rero umutipe nta kindi yakoze, Nyabitanga nawe yahise abwira Yerene, nyuma yaho baza kuganira, ariko John abanza kwiyunga na Nyabitanga. Nibwo Irene wari wamaze kumenya amakuru, burya Irene nawe ni mubi cyane, agira ubuntu bw'ubutasi n'ubucakura. Irene ni mubi cyane, niwe wa mbere ugira ishyari n'amatiku. Ubibajije abarundi babikubwira neza, nibo bagusobanurira ubugome bwa Irene, kandi Irene ari hano mu Rwanda bro. Ubwo noneho diru ibirakomeje. Uwo bita Nyabitanga bakoreye ikiganiro kuri MIE avuga ko nta kibazo na kimwe yagirana n'ugira ute n'umukubita, ariko ubwo yari yamaze kwiyunga na John. Uyu Nyabitanga rero biravugwa ko we na John ubu batakibarizwa mu mujyi wa Kigali, bari mu karere ka Rubavu guhera ku wa gatanu, ngo bagiye kujya icyo bita life, ngo wita John ngo arimo aramuvimvira fresh, arimo aramuvimvira, aragenda amwumva, arimo aragenda akatakata hariya hose. Ukuzi Nyabitanga ateye ni umukobwa umwe mu bakurura abantu. Hari n'ikindi gikobwa cyakunda gutanga ibiganiro ngo niba bakita Isiminde, sinzi ukuntu bakita, cyatanga ibiganiro ku gitangazamakuru kimwe cyane mu Rwanda. Bari bagiye gutera kimwe, nyine bari abakinnyi ba filime ubona kari banini, babyibushe, bafite imiterere myiza, ndetse bazi no kwiyitaho. Umwe yari umunyeshuri, undi ari Nyabitanga, nyine ubona ko ari abantu beza bashobora kuba bakururaga abagabo, nyine bitewe n'imiterere yabo n'ubunini bwabo, bakururaga abagabo. Noneho ikintu kibabaje ni iki, ni uburyo uyu mwana w'umukobwa Nyabitanga ashobora kwireturuva yamaze kugwara icyo bita igiswako, ko biravugwa ko John ngafite. Reka twikomereza. Ubwo noneho twagarutse kuri uyu John ngari i Kigali, ariko mbere yuko John ava i Kigali, umugore we nawe yabanje kugera i Kigali bro, muri Isama. Noneho imiriro igiye gukozanyaho, niyo mpamvu nimunyarukira no kuri TikTok y'umukobwa Eva, amaze igihe ataprodinga, yamaze kuva hariya mu byaro bya Amerika, aho yari yaragiye asanze umuryango wa ba John. Kurumva John yabanze kujyana y'umuryango, John nyuma yaza kujyana uyu mukobwa Eva. Urumva bamaranye imyaka 6 batabana, babana nk'umugore n'umugabo, ariko batabana mu nzu. Nyuma yaho baza kubana mu nzu, binasobanuye ko uyu John, uyu mukobwa Eva atarazi ingeso ziwe. Rero uyu mukobwa yaje kuri source yaho biri kubera. Amakuru mfite niko Eva none hamaze kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Amafoto ndibuze kuyabereka, Eva amaze gusesekara i Kanombe. Ibimuzanye ni ibihe rero? Ibimuzanye ni ugushira umucyo n'ukuri kuri iki kibazo afitanye nande n'uyu John. Icyo ni icyambere, famiye ye ikabimenya, yahara mu Bugesera, ndetse yagiye no kwakirwa na famiye ye bikomeye, bakamumenya, bakamenya uko diru zose zimeze, bakamenya n'icyabaye, umukobwa wabo agasubira he mu buzima busanzwe. Andi makuru ahari niko uyu mukobwa bimwe mu bimuzanye niko divorce igiye kuba yihuse. Divorce igiye kuba yihuse, ariko ngibyo John yikoraga bigiye kujya ku ruhande. Yaje gushira iherezo kuri uyu mugabo. Ubwo rero uyu mukobwa wamanutse afite agahinda n'uburakari bw'uko yasebejwe, umugabo yirirwa amubwira ngo arara kuri TikTok kandi ataharara,
ayo ni amakuru aremereye bro, muve mu bindi, muve mu matiku, muve mu mazimwe, ibintu ntibyoroshye, ibintu byakomeye, imihanda noneho igiye kugira ute, imihanda igiye kunyerera. Ubwo rero ibya Eva na John mureke tubitegereze, ariko mfite amwe mu makuru ndibuze kubashira hanze bitewe n'uburyo muri gutangira gukunda bino biganiro tugiye gutangira gukora bya showbiz. Amakuru yo ari buze kugenda yisukiranye. Reka tumanuke rero tuve kuri uyu mukobwa twinjire ku banyamakuru bamaze gufungwa ndetse na bamwe mu nzego z'umutekano bafunzwe. Uwagize ahahurira wese, kuko APR ifite ikintu kinini, APR ifite abakozi benshi ubundi. Wagize ahahurira n'amafaranga y'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga yanyerejwe wese ari buze gukururwa. Amakuru ahari niko bita biganiro Anta nawe ngashobora kuba yarahamagajwe. Andi makuru ahari aravuga ko uwo bita Rugaju Rigani nawe bimumereye nabi bitewe nuko ibyo yavuze uyu munsi atari byo ari kuvuga ejo. Uwo bita Rikari we ngo ntago aratangira kubazwa bitewe no kumupfupfunyura he munsi y'igitanda, ntago aratangira kubazwa. Ibintu biracyari aho naho. Amakuru aravuga ko uwo bita Rikari ngo bamupfupfunyuye munsi y'igitanda cya Velvet Hotel. Ibyo uwo bita Kenisi yavuze bishobora kuba ari ukuri, ni ibivugwa, ntago mbihagazeho, ni ibivugwa. Ko uyu mukobwa ni mwiza arata, amaso ni umweru derengeri. Ubwo rero ngo hakaba hari n'undi ushobora kuba agiye guhamagazwa uwo bita David Bayingana ndetse n'uwo bita Sam Karenzi, abibandaga bose muri transfer z'ikipe ya APR nabo ngo byatangiye kubagiraho kuko APR yatangiye kwinjira mu bitabo by'abakinyi bagiye bagurwa, ugasanga banditse miliyoni 200 kandi umukinnyi yaguzwe miliyoni zingahe? 50. Ubwo rukumva afande retired Colonel Karasira nawe yino nkubiri ntiyamusize. Operation yo kuzana uriya mukobwa avuye Canada, uraje Origine ngo ko yari yaratorotse koramo ntabure, yaragiye za Canada. Ibintu birakomeye, ibintu byakomeye mu ikipe ya APR. Rero amakuru ari kuri imihanda naya nagasuku mu kanya mbonye amaze gutangaza ko Nyabitanga ngo yafashwe nkajyamanye na John. Niba byari ukuri simbizi, ariko amakuru mfite nizeye 100% niko Nyabitanga muri iyi minsi arimo araryamana na John cyane, nyuma yuko John avuye muri Amerika. Noneho uyu mukobwa nawe akaba yamaze kugera he hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nuko gahunda zimeze rero, mu nkundire subscribe. Imana ibaho umugisha utagabanyije.